Imana rero ngo nicyo cyabafashaga kubaho ubutunzi cyangwa ubukire. Umuntu wese rero washakaga ubukire, nkuko muri iyi minsi mwumva abantu bavuga ngo ushaka ubukire kandi agahita ahabwa izina ryitwa umukorinto, aterwa agahinda cyangwa se agira ikibazo kuko nyuma yabonye inkuru imubwira ko inyigisho yigishije abantu batabashije kuzumva. Uburokore ni inzira cyangwa se ni urugendo. Rero niba rubaye urugendo, ntabwo dukwiriye kwiyita abantu nakusanga wumva ngo ndi w'idini ryitwa runaka, unavuga ngo ndi w'idini ryitwa runaka, ubwo yabyubashye. Niba mwiyita bo kwa runaka, umuntu wese rero witiwe kwa runaka yaba atari yamenya uwo yakiriye, kuko ijambo ry'Imana rivuga kumuteza kurimbuka, kuko ntabwo yigeze apfira umuntu n'umwe, ndetse nta n'amaraso ye yamenetse kugira ngo abamwizera bakizwe. Ntabwo inzira irangira umuntu akiri mu mubiri, kuko uko bwije n'uko bukeye dukomeza kwezwa n'ijambo ry'Imana. Ariko ndakubwiza ukuri ko ni igikorwa cyo kwiyahura, kwiyita umukristo w'umuntu. Ako rero twebwe twaba tutari twamenya aho tujya. Ari nayo mpamvu hagarutse intambara zo kuba bamwe batangiye kuvuga ko amadini abaye shitani, amadini abaye. Oya, idini tutari twareba ku idini, ahubwo tubanze turebe ko natwe tutari muri kamere. Kuko nubwo twavuga ngo idini ribaye ribi, imitima yaciravye ikeneye kururutswa n'Umwuka Wera. Yesu nashimwe. Turabashoboje inshuti zacu tubana kuri Bero TV, tubifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu, ariko kandi twihanganisha n'abandi baba bafite ibibazo bitandukanye, kuko mu isi niko hameze. Izuba rirava, imvura ikagwa, ndetse umuntu akapfusha akarwara, kuko abari n'abavutse. Nuko rero isi imeze, abarimo bishimye n'ababaye, nuko ubuzima Uwiteka yashimye ko bigenda, kuko habaye igihe cyo kuza mu isi, hakaba igihe cyo kuyivamo. Rero kandi ibibazo byo ntabwo tujya tubyita ibibazo nk'ibibazo biteye ubwoba, kuko kenshi ku bakirisitu ni imbaraga, ni ibigeragezo bitwereka gukomera, urugero tugezeho mu gukomera by'aka gakiza. Rero komera, dukomezanye urugendo. Ariko kandi ndavuga bo ku bantu bamaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ariko nuvuga ngo nawe utari wamwakira, navuga ngo ni nk'igikorwa ukoze cyo kwiyahura, kutakira Kristo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko nta yindi nzira yindi iriho keretse iyo